kuri benshi muri bo ntibagitinya inzego zishinzwe ubugenzacyaha kuko uko iminsi igenda ihita niko barushaho kugaragaza ko bashaka hiti amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kurusha uko batinya inzego zishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, ndavuga RIB. Ibi ni muri showbiz nyarwanda aho byagiye bigaragara ko abastar ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye muri izi showbiz nyarwanda kugira ngo babe bandika izina yiwe bakore inkuru ziryoshye ari ugushaka no kubiba inzangano hagati yabo. Kuri uyu munsi rero ndaje ngo tugaruke kwihangana riri hagati y'abastar bo mu Rwanda by'umwihariko muri showbiz, aho uwitwa Jeskizz wa Mipango cyangwa se Kasuku muramuzi cyane yafashe uwitwa Jihad amuvugaho amagambo akomeye cyane. Ni ku rundi ruhande kandi uwitwa Jessica nawe uyu mukobwa muramuzi cyane yagiye akora inkuru zisa naho zirimo gusebanya yewe aranarengerera bihambaye. Ku rundi ruhande kandi turabizi buri kantu na buri nguni nabo n'ubu n'abanyamakuru baje kuba bibasirwa n'uyu musore Jeskizz wa Mipango. Ese uyu Jeskizz wa Mipango kuba agenda afata abanyamakuru bo mu Rwanda by'umwihariko bo kuri YouTube mu bihe bigiye bitandukanye akabibasira akabavugaho amagambo agiye atandukanye abasebya yewe n'abacisha bugufi nk'uko abyivuga, byaba bimufitiye uwuhe mumaro? Ese ku rundi ruhande abandi banyamakuru bo babyakira gute? Rero nizere ko wamaze gukora subscribe ngo nze mbikuvire imuzi mbikugerere imuzingo byinshi bitangaje, byinshi byayavugishije benshi yewe byinshi utasanga ahandi n'igihe wabikuzaniye. I'm the whole one present, kola subscribe tubane. Nibyo hashize imyaka irenga 5 uwitwa Fata ku Mavuta ari umunyamakuru, uyu we yarafunzwe birarangira. Ku rundi ruhande kandi uyu mugabo Fata ku Mavuta asa naho yazanwe muri showbiz n'uwitwa Jihad. Jihad turamuzi cyane, umusore mwiza twamubonye kuri trailer yacu, umusore ufite ubucyanwa cyiza w'umuyisilamu, ni umusore ukunda gukora inkuru, abakobwa benshi baramukunda, n'umushu. Ku rundi ruhande rero hari uwiyita icyogere mu nkuba imana y'abagore ni Jeskizz wa Mipango. Uyu nawe turamuzi, ni umugabo munini cyane ufite indigeri iriya n'urubuno nk'urw'abamama, muri make ni munini cyane pe. Ku rundi ruhande kandi ku ruhande rwa gatatu dufite uwitwa Jessica. Uyu turamuzi cyane, yagiye akora inkuru nyinshi aho yagiye ahangana n'abantu by'umwihariko igitsina gore kigerageza gushyira ubwambure bwabo hanze. Kuri uyu munsi rero uyu Jessica nawe asa naho yakoze amabara, yewe amabara yakoze atandukanye cyane nayo yandi dusanzwe tumenyereye muri uru Rwanda, kuko we twahamya ko yarengereye. Nakubwiye ko nkufite n'uwitwa buri kantu na buri nguni. Aba ni abasore babiri bakora urwenya mu buryo bw'itangazamakuru benshi bita podcast. Abangaba nabo baje kuba bibasirwa mu gihe cyashize bikomeye n'uyu mugabo Kasuku, maze noneho tuza kwibaza ngo mbese niki baje kuba noneho cyunga uyu mugabo Kasuku na buri kantu na buri nguni. Ndaje ngo mbikubwire. Nibyo Jeskizz wa Mipango yaje kuba yafata uyu mugabo buri kantu, maze avuga ko afite umutwe munini yewe umusa n'umutangatanga, maze kandi ngo uyu mugabo afite ababyeyi be agenda bavugaho ibintu bigiye bitandukanye, ari nabyo byatumye uwitwa buri kantu yajya kuri kamera arira asaba imbabazi yinginga avuga nyamuneka ndabinginze, niba njyewe ndi muri showbiz, niba ndi kuri iyi mihanda ariho ndi, mwihangane mutaza kuzanamo ababyeyi kubera ko ababyeyi bari ku ruhande, yewe turabakunda cyane kandi nawe wifuza ko izina ry'umubyeyi we riseba. Maze uyu nawe ahindukirira uwitwa Kasuku amubwira ko nawe bateye kimwe, yewe no mu jisho ryawo, ku ijisho ry'abafana tubona ko aba basore ari buri kantu yewe na buri nguni, by'umwihariko buri kantu afite ukuntu ajya kuba, gusa yewe anateye n'umugabo Jessica nk'umugabo Jeskizz wa Mipango. Gusa Jeskizz wa Mipango ibi ntabireba, ahubwo avuga ko yewe buri kantu yasaga n'abacengeze muri icyo gihe. Ku rundi ruhande rero uwitwa Jihad ndetse n'uwitwa Jessica ubu ngubu nibo bagezweho muri content za Kasuku Media TV. Ku mbuga ze zigiye zitandukanye ubona ni Jeskizz akomeje kwiha aba basore ku buryo buhambaye, ahafata umusore Jihad akavuga adashidikanya ko impamvu akora inkuru z'ubujiji ari uko atigeze akandagira mu ishuri, yewe atanazi gusoma, ahubwo yabyutse mu gitondo yabona uko atera agatambwe agatangira gukinira kuri social media. Ku rundi ruhande kandi uyu mugabo
Jessica Izuba Mipangu yatangaje ko impamvu Jessica yaba yakoze iriya nkuru yagiye ibica bigacika, ni ukuvuga inkuru yakoze ku muryango yaba yayikoresheje no kuba hari umuntu wamufumbatije utuntu cyangwa se wamuhaye uduceri, maze utwo duceri amaze kudutamira ahera ko akora inkuru isebanya, maze uwitwa Jessica nawe mu magambo ye aravuga ati buriya rero ntabwo jyewe mba naje mu mihanda guhangana, ariko benshi mbabona ari ibyo bashyize imbere, kandi mu by'ukuri jyewe mba naje hano ngo mpahe, yewe navugishe ukuri mu miti mike, yewe mgira icyo mfasha aba influencing imbaga nyamwinshi by'umwihariko mu Rwanda no hanze yarwo, ariko rubanda barimo Jessica Izuba Mipangu n'abandi benshi baraza bakandemera bakamfata uko babonye, ariko kandi sibyo. Ku ruhande kandi rwa Jessica Izuba Mipangu akomeje kwibasira aba bantu avuga ko nta bwenge bafite, yewe n'ubwenge bafite ari buke. Ku ruhande rw'abafana kandi hakomeje kwibaza impamvu ikigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB mu Rwanda gikomeza kwivanga mu mbuga nkoranyambaga z'abandi, yewe kikagenzura kikanakurikirana ibyo bavugwa, ariko bagera kuri uyu mugabo Jessica Izuba Mipangu ntibagire icyo bamutwara. Uyu nguyu Jessica Izuba Mipangu we avuga ko buriya impamvu adashobora kuba yakurikiranwa n'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB nuko avuga ko we buriya mu buzima bwe adakunda umuntu ubangamira u Rwanda, yewe atanagambirira guhangana n'abantu, ahubwo ababwira ukuri. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo uyu mugabo yeruye ko intego nyamukuru aba afite ari ukugorora sosiyete, maze kandi ku rundi ruhande abafana nabo ntibabyumva kimwe, bavuga bati burya impamvu burya Jessica Izuba Mipangu bashobora kuba batamufunga cyangwa ngo akoresha ahamagarwe n'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha cyangwa se umugabo Dr Murangira umuvugizi wa RIB abe yamuganiriza nuko amufata nk'umuntu utagira ubwenge, ikaba wa mugani w'umunyarwanda ngo umupfapfa aburana n'udafite icyo ahomba. Ku rundi ruhande kandi rero tugaruke turebe kuri izi bombori yewe aka kajagari aka kavuye y'amagambo y'ubugo by'ubucucu yewe no gushotorana bikomeje kugaragara by'umwihariko muri showbiz nyarwanda. Twibaze ngo mbese showbiz yacu irimo irerekera hehe, ni izihe ngaruka bizagira? Twibuke ku munsi w'ejo kandi nanone hari ikindi kintu kidasanzwe, aho abantu bagiye batandukanye batangajwe n'ukuntu umwe mu bastari cyangwa se abarora modo w'abantu benshi yagiye kuri mikoro maze atangaza ko akunda igitsina by'umwihariko. Ibi byo ntabwo mbigarukaho cyane, ariko ubundi turi kwibaza ngo mbese ibi bikorwa byo guhangana, byo gushaka amafaranga, habaho uburyo budakwiye binyuze mu nzira mbi, bizagira iyihe ngaruka kuri sosiyete nyarwanda by'umwihariko ku rubyiruko ndetse n'abandi bantu tuzasigira u Rwanda rwacu ahazaza? Ese ubundi ikigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB cyo kibivugaho iki? Ni nyuma gatoya yuko Murangira cyangwa se umuvugizi wa RIB Dr Murangira yatangaje ko atazarebera cyangwa se ngo agire ukuntu ajenjekera abantu bose bashaka gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo na mudasobwa mu kwangiza amazina y'abandi, yewe no gusebanya no gukwirakwiza ibihuha bishingiye ku kwangisha abantu abandi no kubiba amacakubiri mu Rwanda. Ahari se ibi Jessica Izuba Mipangu we bimurebaho iki ko ntabyo yuma nkuko akunda kugaragara avuga ko we ibyo bitamureba? Ese umunsi uzagera nawe bamuhamagaze, ese Jihad we azabyihanganira? Jessica se we mu rukiko ibyo biraza kurangira gute? Nizere ko wamaze gukora subscribe ngo mu zindi nkuru tuzabane zikuvira imuzi nzikugerere imuzingo. I'm the whole one present. Kora subscribe tujye tubana, ndabakunda cyane. Ciao.